The Zoom TV 24. Muri iyi si duhura na byinshi bikora ku buzima bwacu bikadusigira amasomo akomeye muri bwo. Ubuhamya bw'ibyo mwanyuzemo bikomeye turabwumva bukadusigira amasomo akomeye, abandi bukadukomeza, ndetse kuri bamwe tukemera ko kugera kure atari ko gupfa. Ariko gupfa twebwe nyine twari twarageze kure ukumva yuko urapfa uwo munsi ariko turacyariho. Nawe niba wifuza kudusangiza ubuhamya bwawe, twandikira kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp. Turi umuryango mugari, turakwigiraho. Ni ubuhamya bubabaje bwa Mukarutsinga Consilia. Abana b'uko ari 11 bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Nta kizere cyo kubaho yasigaranye, kuko navuga ko nzapfa nangejo. Mu minsi ya mbere ntibyamworoheye kubana n'abamwiciye. Consilia yemeranya n'umunyarwanda waciye umugana ati kugera kure siko gupfa. Ariko gupfa twebwe nyine twari twarageze kure ukumva yuko urapfa uwo munsi ariko turacyariho. Ngo buhamya bwe. The Zoom TV 24. Ngewe nitwa Mukarutsinga Consilia. Ubwo rero nari mu murenge wa Musenyi nyine mu karere ka Bugesera. Habaye ikibazo cy'abantu batagira impuhwe. Baraduhiga kuva 92 baradusenyera, twasenyeye 92 n'inka zari 92. Bamwe barabirukana babaroha muruzi ariko ntibapfa icyo gihe. Rifite abana 11. Noneho rero ubwo abava muruzi bavamo baraza turongera turasana, tubaho turahinga ariko tuzabica. Twicaraga turi ku gahinda, turi mu ntimba nyinshi cyane. Noneho igihe kiragera rero 94 noneho baraza barakukumba, birarangira. Nanjye baramvunagura, nubwo nasigaye mfite ibikomere byinshi cyane ubu ngubu. Mfite ibyo ku mutima, mfite n'ibyo ku mubiri. Ubwo rero bamaze kuduhiga gutyo baradushyikiye, sinakubwira ngo bamwe ntago nzaho banaguye. Noneho ubwo bimaze kumera gutyo nataye umutwe, mera nk'umusazi pe. Ngenda ku gasozi nshaka kwiyahura, nigeze no kumanuka mvuga ngo ngiye mu ruzi, sinarujyamo kubera Imana ko yari ifiteho umugambi. Noneho rero igihe cyaje kugera komeza kubaho nabi, mbaho nabi, nareba umuntu nkumva mbega tutanashobokana nabo, kandi aho bigeze bakajya bacinyagurira. Umuntu aza kumbwira afashe ahantu mu isambu yanjye ikibanza, aravuga ngo ninkimuhe, ngo ariko nitwandikirane ngo abuzukuru banjye batazaza ngo bakazamubaza icyo kibanza uwakimuhaye wari we. Icyo gihe hari kubonga ndasara nanone kubera ko yaramibwiye kumva abuzukuru banjye se bagiye mu ruzi no mu myobo mu misarane bazaza ryari. Ndababara cyane, niciraga mfite agahinda ngiri mu cyaro, ariko nyakugira Imana Paul Kagame rwose ndamushimira cyane na madamu we. Batwitayeho baradushakashaka hakoreshejwe Vega na Farije, bakomeza kudushakashaka baradufasha bakaduhumuriza, ariko nkumva ndahumurizwa na rimwe. Ariko atwitaho kugeza igihe batuzanye hano mu mpinga nzima. Baravuga ati barimo kubaka inzu z'abantu b'inshike. Ubwo twari inshike ariko ubu turi intwaza, ntabwo tukiri inshike. Aho rero ubuyobozi bwiza bubonekeye noneho twarishimye kuko bwaratwubatse. Tumaze kugera hano rero nabuhuye n'abantu, duhuje ibibazo, turishima, turaseka. Ubu ntabwo nasekaga, nahoraga nareba n'abo bantu nyine kubana n'abantu baguhemukiye, ariko nkumva Imana ikashyiramo icyizere cyo kwiyubaka, nkumva niyubashye, ariko nkumva umutima utemera. Tugeze hano rero noneho ubu rwose turishima cyane, tukabyina, abantu benshi bakaza bakadusura, tukaganira, tugaseka. Ubu rwose sinakubwira, nanjye namenye ko ndi umuntu nkunzwe, ndakunzwe. Noneho ubu nabonaga ko ntari umuntu, nari n'igitotsi mu bantu, kuko narebaga nkabona n'abafite abana, nkavuga ntese mama barandeba simbatera isesemi. Ariko ubu ngubu twahuye twese nta muntu dufite, nta kaducitseho gahari, twese turubakana, turasangira, tugasangira ibitekerezo, tukaganira, tugahozanya, tugahanagurana amarira iyo twashakaga twarananiraga. Ariko icyo gihe ntiwariraga muri abo bantu
kubera yuko wabonaga yuko urabaririra se noneho ngo ahubwo bishimye. We warahishaga gusa ugahora umeze utya gusa, ariko ubu twarasetse turatemba, ubu twarishimye kubera ubuyobozi bwiza bwadushyize aha hantu ni heza, twarahishimiye, baranatwambika. Ubu turi ibitambambuga, twabaye ibitambambuga, ntabwo tukiri abakecuru. Ntabwo tukiri abakecuru kubera yuko bamaze kutugeza aha ngaha, bakaduhamagara bati nimuze, bakaduha imyenda tukambara, bakaduha amavuta tukisiga, twabonye amazi tukiyuhagira. Ubundi twabaga nk'ingegera kuko twaburaga amazi yo koga, ntabwo twivomeraga amazi, nta mbaraga twari dufite, ntitwabashaga gutashya imwe, ntitwabashaga guteka, niyo watekaga byarashiriraga kubera yuko wabitereka kuziko ukajya mu bindi, umutwe ukajya mu bindi, ujya kure ugasanga isafuriya yashiriye kare. Niyo byashyaga ntabwo nabiryaga, nahoraga niririra gusa, niririra, ariko sindirire hanze nkajya kuburira akaba ariho ndirira. Uburiri bwanjye bwari bwabaye amazi, tugombaga kwanika, ariko ubu twarishimye. Abana bose 11 bose bapfuye muri jenoside icyarimwe. Bakimara gupfa na nyuma yaho gatoya, hari icyizere cy'ubuzima wari ufite? Oya, numvaga ndafite icyizere rwose, kuko navuga ko nzapfa nanjye ejo, nkapfa ejo bundi. Nyuma mbega nko mu mwaka w'2000 niho nabonye, namaze kuvuga nti ese ko ndeba ndiho, siragira ikintu nkora, ese nakoraho ntabwo byakongera kumera kwa kundi, nkabona ko bizamera kwa kundi, nkumva nta kintu nateganya. Noneho rero aho baduhereye inkunga, avuga aya mafaranga nzayarya koko, hanyuma bigende bitungura kenda ko kwambara. Ariko kwambara nabwo naravuga ndambara se ngo ndebwe nandi, ndambara se ngo mberwe ntagira uwo mfite. Bigezeho menya kugura kenda ndakambara, bigezeho menya kugira ngo nkabika agafaranga nyine kuri sako, kakakurayo. Noneho bigezeho mfata gahunda yo guhingisha. Ntabwo nabahingaga kubera ubwo bumuga, ariko narahingishaga nkabona ibintu, numva noneho buhoro buhoro nkagenda nkora akantu gatoya, icyizere cyo kubaho numvaga bidashoboka, ariko kubera Imana yabinkizemo ndinda kugera iki gihe, kubera ko yakomeje kwandinda. Ubu rero mfite icyizere noneho kubera ko dufite ubuyobozi bwiza, numva Najye kubaza ati nyuma y'imyaka 25 uravuga ati icyizere noneho kirahari. Iyo murebye abantu bakoze jenoside bari n'abantu barimo abantu bato cyane, urubyiruko muri iki gihe murugiriye nama kugira ngo rubashe kuba mu gihugu gitema amata n'ubuki kizira izo ntugunda n'imirwano? Urubyiruko rero ikintu rwifuriza rwose narusaba kugira ngo rutekereze, rugire umutima mwiza w'impuhwe, be kugira umutima w'ubusimba, w'ubupyisi, wo kwica, ahubwo bakomeze batugendere, baduhagurukire kuko bajye mu bihugu, mbega bakurikiza umukuru w'igihugu cyacu, bagende mu mahanga, babane n'abandi, bagira urukundo, basabane, bakomeze gukomeza gukurura urukundo, hanyuma ruzatubeshaho mu bihe biri imbere, kubera yuko iki gihugu ndabona ari igihugu cyiza. Twakifuriza rero urubyiruko kugira ngo rwe gusa n'abambere, bari impyisi burya ntabwo bari urubyiruko, kuko nibo nabo babigiyemo cyane. Umuntu aribaza iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, ku kintu cyo gutanga imbabazi, kumva ko umuntu yiciwe abantu 11 bose, umuryango we wose, kumva ko umuntu ari incike burundu, ubanza gutanga imbabazi. Nubwo wenda leta ibisaba, ubwo rugendo rwo gutanga imbabazi ku bantu bakwiciye gutyo byari ibintu byoroshye? Kubera Imana byakozwe mbere, ngewe nabikoze imbere na mbere, kubera yuko namaze kwinjira mu gusenga, noneho tukiga ibintu byo gukundana, by'urukundo no kugira impuhwe, kubabarira. Twatekereza Yesu ari ku musaraba, rero ababarira bishibe, nta muntu umusabye imbabazi, twahise dufata gahunda yo kubabarira. Ngewe njya kubabarira rero babanje kugira ngo baranantinye nabo, noneho baduha inyigisho bati mugende mwegera abantu babiciye, noneho mubatinyure kuko bajya kubegera bagatinya. Ngewe rero nakoze gahunda yo kugira ngo mbegere, bamwe baratinya, ndetse hari mu kwezi kwa kane icyo gihe kuri Pasika imaze kuba, yari imaze icyumweru, ndahamagaye babandi twagiranye ikibazo, ndavuga nti
muze dusenge. Bamwe baratinyuka baravuga ati uriya mugore aragira ngo atwicishe, abandi baraza. Ubwo rero twasabanye imbabazi icyo gihe ndetse biratangaza. Ndavuga nti ibyo mwakoze byose ndababwiye ngo nabibajeho cyane, umutima wanjye waranze kubera natatiye urukundo rw'Imana, kubera yuko Imana ni urukundo, kandi urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose. Ntirugira inzika, ariko inzika narayibagiriye, nabagiriye inzika tugiye kubabeshya. None rero mureke mbasaba imbabazi, tubabarirane, barabyishimira. Ndetse murazimpa ati turaziguha nk'aho ari twe twagusabye imbabazi, ni wowe uzidusaba. Ubwo twabikoze neza, ndazibahaye bazinsabye, nanjye namwe nimumbabarire, bati turakubabariye namwe, noneho mbahaye imbabazi n'imyenda yose ibyo mwantwaye byose ndabasoneye. Birabashimisha, ndetse na n'ubu hari abantu bajya baca umugani nyine bakavuga ngo ariko ngo wari waravuganye na Kagame, ngo wari waragiye inama na Kagame, ngo wamaze gutanga imbabazi, ngo Kagame nawe yatanga imbabazi, ngo afungura bicaye. Aho hantu ubumwe n'ubwiyunge rero twarabwakiriye rwose. Wenda dusoza tugana ku musozo, iyo murebye ahazaza wenda hari ubuzima mubayemo umuntu yavuga ko atari bubi, kuko hano mu mpinga nzima twabasanze abantu benshi bagiye tuganira hano bagaragaza ko imibereho yahindutse. Mu myaka 5 iri imbere mu iterambere ry'u Rwanda mwibonamo, murabona iki gihugu gikomeje gutya muri politike nziza abanyarwanda bishimira, muracyifuza nka hehe? Turacyifuriza kugira ngo gikomeze kijye imbere, gitera imbere, kigira ubuyobozi bwacu bwiza, mbega buhore ku ngoma, hanyuma buzagire n'iherezo ryiza. Igihe kiri imbere nyine mbega bigende bisumburaho biba byiza. Perezida wabatoje umuco wo kubabarira, wo gutanga imbabazi, mwamubwira iki? Namubwira ngo yarakoze, kubera yuko yadutoje umuco mwiza wo kubabarira, kandi akatwitaho twese, ku buryo ubu yita ku bantu b'imbabare atarubanuye, atareba ubwoko, bose akabafasha. Ubwo rero ngewe namwifuriza kugira ngo azakomeze agira amata, agire n'abayanywa. Twavuga ko hano mutuje? Turatuje pe, turishimye kandi ubuzima bwarahindutse, tumeze neza. Umuntu ashobora kugira icyizere ko nyuma y'ibyago, nyuma y'amakuba? Yewe reka nkubwire ibintu byashimishije. Twagize ibyago hambere ahangaha dupfusha abantu 2, ariko ikintu cyashimishije kikanshimisha, bashyinguwe neza. Urwego rw'igihugu rwaramanutse ruratabara. Umwe yari yaguye hano kuri ADPR, undi yaguye i Kanombe, ariko imodoka yazamuye umurambo muri ADPR umujyana i Kanombe. Turara aho ngaho, baraza dore twacanye hariya ikiriya, n'abaturage bose baraza baradufata mu mugongo, ubuyobozi bukaza kuvuga ati tubafashe mu mugongo, nimukomere, nimwihangane. Numva ngize icyizere. Ngiwe najyaga mvuga ngo nzaribwa n'imbeba, kuko nzapfa nkagira ubimenya ndi mu nzu. Ariko ubu nyine mfite icyizere cyiza, kubera yuko ninapfa nabuze nzashyingurwa. Umunyarwanda yaravuze ngo kugera kure siko gupfa. Ntago ariko gupfa. Twebwe nyine twari twarageze kure, ukumva yuko urapfa uwo munsi, ariko turacyariho, kandi tuzabaho rwose. Turagushimiye cyane, urakoze. Urakoze nawe. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.